uyu munsi turi kuwa gatandatu tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 mu kiganiro politike n'abanyapolitike impirimbanyi za demokarasi n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Tukaba turi mu kiganiro umutumirwa tubagerezaho buri wa gatandatu tuganira ku ngingo zitandukanye cyane cyane za politike, mafia n'ibindi birebana n'igihugu cyacu. Nkaba kandi suhuza abanyarwanda mwese. Reka mpere ku banyarwanda bari mu Rwanda. Hari uwanyandikiye aravuga ati ntago musuhuza abanyarwanda bari mu Rwanda, mwisuhuriza abanyamahanga, mbundi mugiye namwe kuzatubera nk'abavantara, namwe mwibereye abavantara. Umurongo twari turimo tuvugaho duhanganye na leta irimo kugenda ihindura ibintu byose, ari nayo mpamvu twavuze tuti reka duze kubashakira kwereka abanyarwanda. Hari ibintu byinshi cyane bamaze iminsi bavuga cyane cyane opposition muri rusange, bavuga bati ni gute habaho guverinoma yo mu buhungiro. Bati n'urwenya, ni ibintu bitabaho, ni ibintu abantu mwishingiye, ni ibintu mutari mukwiriye kuzana imbere y'abanyarwanda. Abanyarwanda ibyo bintu ntibabizi, ni bishya mu matwi yabo n'ibindi. Ariko turaza kwereka abanyarwanda ko guverinoma zo mu buhungiro atari nshya nk'uko agatsiko gashaka kubyerekana, ko guverinoma yo mu buhungiro atari nshya, ndetse ko habayeho guverinoma ebyiri zabanjirije zo mu buhungiro, zabanjirije iyi ngiyi. Tugiye kwereka abanyarwanda ko mu by'ukuri turimo turakorera mu murongo n'uwo n'abandi bakoreyemo, usibye ko agatsiko gakomeza kubyigiza inyuma kabeye. Twibutse ko inyenzi zari zaraforumye umutwe umeze nk'uw'inkotanyi zitwa Front Patriotique Rwandaise, ariko abandi bo ba UNAR bari baraforumye Front de Libération. Ikintu bakoze Front de Libération du Rwanda, ikintu bakoze ni uguhinduramo Libération bayita Front Patriotique, nta kindi. Ariko ibindi byose ni bimwe, ibitekerezo byose ni bimwe. Ni nayo mpamvu turi bwereka abanyarwanda ko ibintu byose FPR ikora ibikura hariya, ariko yarangiza ikaza ikavuga ngo guverinoma yo mu buhungiro ngo iyi ni sheni, ngo ni guverinoma ngo y'uruhererekane ngo rw'abajenosideri, ngo rw'abantu babicanyi, ngo rw'abantu bagize nabi, ikirengagiza yuko nayo ubwayo ababyeyi bayo abitwa ba Kayihura bari barashinze guverinoma yo mu buhungiro hamwe n'umwami Kigeli. Umwami Kigeli ye perezida wa guverinoma y'u Rwanda yo mu buhungiro ya mbere. Hanyuma premier ministre yabanje kuba Rukeba François, ariko Rukeba baza kumugambanira, abantu benshi baza nk'uko bimeze uyu munsi, bamwe batangira kuvuga bati ni umuhutu, abandi batavuka ku babyeyi b'imvange n'ibiki, asimburwa na Kayihura mu manyanga menshi. Uwo Kayihura akaba yari ikegera cy'umwami, nawe ya guverinoma yaje gusa n'uyirigitishije, kuko guverinoma yahise bafashe Rukeba, bashinjaga ko ari umutu, nyamara yarakomeje gukora uko ashoboye kose, agira iruhande rw'umwami, akomeza kuba inshuti y'umwami, akomeza kumukorera, arabifungirwa, yafunzwe inshuro zirenze 3 na Micombero i Burundi, ariko baza kumukorera itiku nyine, bamukuraho ndetse banakupa kontakte hagati ye n'umwami. Rukeba rero yaje gufunga inshuro nyinshi, afungirwa i Burundi, banamukatira urwo gupfa, cyokora ruza kuvamo urwa burundu n'ibindi. Rukeba bamwambura umwanya wa premier ministre yari afite, bawuha Kayihura, Michel Kayihura wari wagize uruhare muri ako kavuyo. Bidatinze rero Michel Kayihura yahise ateza akavuyo gakomeye muri guverinoma y'u Rwanda y'icyo gihe iri mu buhungiro, ifite icyicaro mu buhungiro en exile, akareyamo akavuyo gakomeye, bituma ya guverinoma isenyuka. Ya guverinoma irasenyuka, isenyuka idateye kabiri. Urwo ni urugero rumwe rwa guverinoma
yo mu buhungiro, iyo guverinoma yo mu buhungiro kandi kugira ngo tuvuge abantu bareba n'ibyo turimo kuvuga, guverinoma yo mu buhungiro mu by'ukuri ni iyi ngiyi murayibona, nayishyizeho hano, ikaba ari guverinoma yagaragazaga nguyu umwami Kigeli kuri imaje ya mbere nari nayiberetse, imaje ya mbere nari nayibahaye, yagaragazaga ko intuza yagaragazaga ko umwami Kigeli wari perezida, hanyuma François Rukeba akaba ari we wari umwungirije. Guverinoma ya kabiri yabayeho mu buhungiro mwese murayizi, iyo yabayeho namwe muhari, guverinoma ya Sindikubwabo na Ntuza na Kambanda. Abo nabo bakoze guverinoma nubwo yamaze igihe gitoya, ariko nayo ni guverinoma yaciye mu mateka y'u Rwanda. Hari ibyo yakoze, hari ibyo yasinye nka perezida, undi agasinya nka premier ministre, hari ibyo yakoze ikorera mu buhungiro. FPR ndetse yo ntigomba no kuyibagirwa kuko niyo yasimbuye. FPR buriya niyo yasimbuye, ntikajye ijijisha abanyarwanda ngo yasimbuye ngo leta, kandi abanyarwanda bari bakoye guverinoma yari yavuyeho, umukuru w'igihugu amaze kwicwa bagashyiraho indi guverinoma. Buriya FPR niyo yasimbuye, ahubwo umurage FPR yafashe ugomba kuba wararuse n'uw'iyi guverinoma ya kabiri, kuko yo yaje FPR noneho yirushubukana mu kwica no gusahura no kwiba no kugira gute. FPR rero ijye yibutsa abanyarwanda ko habaye indi guverinoma yo mu buhungiro, ahubwo akenshi ikunda kubivuga ibikerensa, ivuga ngo ni ibintu ngo byabicanyi ngo byabaye. Style yari guverinoma, nubwo yari guverinoma yahagarikiye jenoside yirebera, ariko yari guverinoma kandi yari iriho abaturage bayemera. Erega bugira isufizeke abantu bakwemera nta kindi. Burya abantu iyo bakwemera na FPR kuba ifite legitimite, iri legitime nuko hari abayemera, nuko ari abantu bayemera nyine bavuga bati ni guverinoma twemera. Abantu batakwemera uri wowe wenyine ntacyo waba umaze. Ibyo rero kari agatsiko k'abavantara karimo kuvuga uyu munsi ni uburyo bumwe n'ibyo bavugaga kirya gihe. Murabyibuka ko guverinoma ya mbere nyine yagiyeho, aba Barukeba bazenguruka isi yose, abitwa ba Michel Kayihura bazenguruka Geneve, Buruseli, bavuga bati u Rwanda rwigaruriwe n'abajenosideri barimo kwica abatutsi. Ntibavugaga jenoside kirya gihe, bavugaga ubwicanyi. Barimo kwica abatutsi bakabasenyera, barabamaze, none nimudusubize u Rwanda rwacu. Baburana iyo leta baratsindwa. Kuko najyaga numva kera umuntu wabaga atwaye igisakoshi cy'amadosiye bavuga ngo ni Rukeba ngo yagiye kuburana igihugu. Ibyo byose rero byaje gutuma twibaza tutari ko FPR kwituvuga uko tutari, igasobanura ibya guverinoma zabaye mu buhungiro, ariko ikibagirwa kuvuga zose. Ntiyibagirwe kuvuga guverinoma bakomokaho ariyo guverinoma y'umwami Kigeli Ndahindurwa wa Inari na Rukeba wa Inari. Kuko icyo gihe Rukeba yari muri Inari na Ntuza na Ndahindurwa bari muri Inari, baforuma guverinoma. Iyo guverinoma yabayeho rega ntabwo ari ibintu by'amagambo, ni guverinoma yabayeho, irakora, ikora mu buryo bwayo, ariko yabayeho ihita irangira ityo mu 1964, ariko mu 1963 iyo guverinoma yari iriho. Premier Ministre Rukeba we yahereye 61 arangiza 63, Kayihura arayifata, ayifashe 64 arayisinziriza, irangira guri. Dere ya front nababwiraga Kayihura yashinze yitwa Rwandese Liberation Front de Liberation Rwandaise. Kimwe ni ya FPR nyine nkuko nahoze mbibabwira haruguru, sibye gukora mu ka liberation nyine, ariko byose ni kimwe. FPR rero ni suite ya biriya ya kiriya gitekerezo cy'iyi guverinoma yo mu buhungiro y'umwami na Rukeba na Kayihura. Ikaba yari ifite ba ministre, ngira ngo mwagiye mubumva, ministre Rukeba yabaye ministre wa defense,
hanyuma n'abandi ba minisitiri muze kubashaka namwe murabibonera. Mu magambo make rero ni icyo ngicyo twashakaga kubereka.